biri gukoreka yego hari nibyo niboneye nanjye mukanya yego n'amashimwe impamvu cyumva abantu bashima yego n'iby'Imana yakoze ntabwo meze nk'abahanze ngo ndaririmba aka kanya ndahita ngenda ugasanga ahantu umunsi umwe aririmbye ahantu harindwi nta jambo ry'Imana yumvisha nta jambo ry'Imana genda samura tsinze icyo ngukundiye uri umuntu mugabo urugendo rwiza kandi urugendo ruhire uyu munsi Imana ishimwe abantu barimo bayumva neza niba urimo wumva Imana neza atera haleluya imwe kabiri Elizafani fata Bibiliya mubwira gusoma maze tugendane tuvuge ngo amen uyu munsi Imana igiye gutabara abantu biteguye kwakira ubutabazi bw'Imana tuvuge ngo amen cyane birashoboka ko bamara imyaka myinshi warabuze gutabara warabuze kurengera ababyeyi batabishobora imiryango itabishobora ariko inshuti zitangira icyo zikora ariko akiri ubutabazi buturutse ku Mana mu izina rya Yesu Beka niba yafashe Bibiliya ajye gusomera igitabo tujye gusoma ijambo ry'Imana riri mu Bami igitabo cy'Abami cya mbere 22 twihuse wa 34 murongo wa 34 uyu munsi turashaka ko Imana impamvu zo kugira ngo Imana ituritse ibi byose nuko yatuvuza imyuka mibi itaravuga yatumenye tutarabisoro mu nda z'ababyeyi irangije idushyiraho nk'isezerano rizabasha kubwiriza tukazenguruka isi abantu bashyigikiye ko tuzazenguruka isi tukavuga Imana ariko tuvuge ngo amina cyane Keremati Imana irambe bikugiriye neza ese kugira ngo Imana irakora ningize kugiye kuvuga ngo ntikora nyamara nawe iri joro yakoze tani wiyabone siyata vuga ngo amina cyane Yes. Mugabusha
arahari Imana irambwiye ngo igiye kuguha moto. Amen. Ntabwo mbihanuye kuko ari umuvandimwe, ye nta marangamutima njya ngira. Ariko iyo twageze mu Mana byose birahinduka. Vuga ngo birahinduka. Mu izina rya Yesu. Nukuvuga ngo Imana mwe ngiye kuguha moto yihuse kuko irashaka kukugaburira muri uno mujyi wa Kigali. Yambwiye ngo korera perime kuko ishaka kuguha perime. Ariko ntuzaba umumotari twumvikane. Kuko Imana hari ikigiye kugukorera gikomeye. Tuvuge ngo amen. Ababyibuka mu cyaha hafi Imana yajyaga ibimbwira gutya. Abapinga bagahita bavuga ngo ngo burase bizanyura. Ngo burango nuko kayoboye amateraniro. Ariko Imana yishe idini ryica no kuwa gatandatu. Tuvuge ngo amina cyane. Yaranyishe imasitidiyo. Iyo ndose ndazinduka nkakora umuziki. Akababwira Imana yishimye. Ariko haleluya! Yekukavuga ntuje. Hangira ijambo Imana yari impaye imbwira ngo hari ibyimenaguye. Agiye ko nambona abantu benshi barimo baragenda ariko batezwa ibintu bita amabuye. Kandi ayo mabuye yari mabi cyane agira ngo abatege benshi bagwe mu nzira. Ariko Imana impira ijambo uko nigishije ngiye kubona mbona Imana irimo iragenda imenagura ya mabuye. Uretse gufashwa Imana irangije irambwira ngo itegereze uko nabivugaga najyaga kubona nkabona Imana irimo iramena uko imenye nkabona marayika ari gukubura. Imana irambwira ngo iharuriye inzira abantu. Tuvuge ngo amina cyane. Ejo bundi turimo gusaba wavuze ngo iki ngo bumva Imana ishimwe. Ariko rati Imana igiye kurwana akantu. Ariko umugabo nk'uyu ngo nahaguruke mu murebe ndi mu mwatureho ikintu. Imana imuha amafaranga mu izina. Imana yambwiye ngo warakoze biranga ariko uyu munsi iguhaye umugisha mu biganza byawe. Bihanuye uyu munsi kuri iyi tariki ya 21 y'ukwezi kwa kane. Imana yo mu ijuru iguharuriye inzira kandi iguhaye gukora upunguka. Utangiriye kuri gato kandi irabyaguye muri uyu mujyi wa Kigali. Tuvuge ngo amina cyane. Umva Diodo haguruka unyemerere mbivuge nitaye. Iyo nabivuze narababwiye ngo nta nyama mbona kandi ibyo ibindi biryo byarananiye ariko inyama ndazira. Ejo bari basenze bose nawe yari yasenze bose. Ndavuga ngo Mana ngiye kujya mu kiganiro n'imvaye ndarya ipirawo yuzuye inyama ndangiza nabo nibazayarangiza nzayibagurira. Tuvuge ngo amen. Ariko Imana yica idini. Rero mujye munyemerera mpanure impitu nyama nirire ntacyo bitwara. Tuvuge ngo amina cyane. Imana yambwiye ngo igiye kukwigaragariza. Ini West Africa ikuyeho akagambana. Imana yambwiye ngo igukuriyeho abagabo babiri bari bagiye kugushinja ibinyoma.
bakagushinja forode kandi utarigeze ukora forode. Imana yambwiye ngo igiye ikurinze gereza y'amezi 9 nayo mu ijuru ikunze gutanga amafaranga 2 miliyoni nta nayo wifitiye. Bani nambwira ngo iguhaye agaciro uko abo bari babikoze bagiye mu kigwi cyawe ahubwo barafunzwe mu kimbo cyawe kugira nisa adabe for try kugira ngo Imana izimye umugambi w'abadayimoni nuko ibigenda. Twageze gutya tujye gutya Mani bamugisha kaburi hafi kumanuka kuba wanyikirije cyangwa wabyihoreye. Bani mbwiye kwitwitsa abazimu muri aya materaniro. Umva bani rambwiye ngo nudakizwa uzapfa. Waroze benshi ariko iri teraniro ryo nta numwe ntawe uzarogerwa. Yagerageje byanze cyakora ari gupanga gutaha. Amina cyane. Reka nkubwire iyo abatari muri covid tuba tumufashe. Tuvuge ngo amen. Ariko igihe kurangira musaba nubona twabonye freedom Nshuti yanjye iki cyumba ntuzakigere uko Imana yo mu ijuru yanyemereye gufata kandi murabizi suko umuntu aba atakubona tukureka tukureba. Ejo bundi dufata b'imahembe twarabacakiye ntiwari uhari wari uhari turabafata n'ubu ngubu yaba atari muri covid ngufashe nkazana n'izo mpigi zose wazanye ariko kubera Imana yarinze abantu intege nke bayamya buroga afite urutambara aragira gutya ngo abantu bacika intege ariko yataye agaciro muvuge ngo amen. Amen. Umva icyo sorejeho ariko ndasubika ntabwo nsoza. Basoza karose Imana yanyuye. Musi natashye Mwami Imana kansezerera umukozi w'amahoro. Ubwo nzaba nsoje urugendo rwo kuvuga. Ukundi naremeye nzavuga. Naburaye nzagira gute? Nariye nzagira gute? Nkaswe uyu munsi nzajya nturitse. Nzajya nyivugira. Reka mbabwire haleluya. Hari ibintu bibiri Imana ikunda icyambere. Kuba yarakurinze uyu mwuka n'ururimi rwawe rukavuga iby'ubuzima. Kuba yarakurinze igasebya abadayimoni. Yarangiza ikabona umubiri yarinze urimo urawukoresha iby'agaciro. Ntakiza nkabyo. Tuvuge ngo amen. Nyirare umva. Urantambwe ngo twari kumwe Mahembe. Dini ryansabye gusaba amafaranga. Ndababwira nti nge ntabwo njya kwaka inote. Ahubwo nje gufata abarozi ba hano Mahembe. Igisenyi. Abwana abarozi ndabashyimva ndabafata. Uwo munsi dufata abarozi n'umwana w'umurozi. Narababwiye bari bararoze umushumba ntimurabona iri torero ryacu ririmo rimera gutya.
nabo sibo. Aya matorero n'amadini ameze gutya sibo, ni abarozi bamaze gufata intebe. Ubundi ikintu umurozi akora atatanya abakristo, nicyo akora. Nibyo cyangwa ntabwo ari byo? Akoresha icyo bita gutatanya imitima kugira ngo abantu batongera kwiyunga. Muze kubyibuka ejo bundi Alisa avuye ikuzimu yavuze ngo iki? Yaravuze ngo igihugu cyakoze amasengesho y'iminsi ngahe 7, kuzimu bapanga 14. Itorero ritanga abikuzimu, bari bazi ko bari bubatake, bagakerereza abahanuzi, bagakerereza abavuga butumwa, abayobozi bagakererezwa, iteraniro bakarifata. Uwo munsi itorero rihita ripanga, amatorero apanga ko amasengesho azatangirira muri Nibature batungura ikuzimu. Niyo mpamvu amasengesho yo kuzinduka, nimurebe uyu muriro uri muri riteraniro, nuko twageze hano mu Musezi. Abarozi bataragira gute? Tuvuge ngo amen. N'uyu munsi ndakwingingira ko ni azabre yasiya kugira ngo wumvire Imana ikigutegeka. Ubundi urebe Imana ngo irakora igitangaza. Je nagira ngo mbabwire ngo Imana itanga amafaranga, igatanga ubuzima, igatanga amahoro. Kandi Imana narayibonye, ikababwire ndakarosi nabonye Imana. Nta muryango n'umwe ngira ukize, nta n'uwongira ufite amafaranga na make, ariko data Uwiteka umufite barambwe n'ubaracyanyinginga ngo nge muri Canada, ariko narababwiye ngo nimwe muretse mbanze nkorera Imana mu gihugu cyanjye cy'u Rwanda. Ubundi ibyo bihugu byanyu nzabijyamo. Dore nguriye haguruka vuga muri Canada tuhafite iki? Tuvuge ngo amen. Imana haduhaye inzu tugendane kubera gukorera Imana. Ngo Karosi se yakoze iki ngo aba mu icumbi ntacyo bintwa, ntacyo ari gukora, iramaze irakora cyangwa ntabwo ikora? Urakoze. Nzajya mbabwira ibyo yakoze, ubundi nanahanure nitaye, sibyo mama? Nibyo Imana igiye gukora igitangaza. Ariko ubundi uzi ko waraguye kwa muganga ejo bundi, haguruka n'urwo ruhinja rwawe wirebe inyuma. Ubundi kuzimu bari basinye umugambi wo kukwicira kwa muganga, ndetse bapanga abadayimoni bagera muri 30. Uko wabonaga abaganga basimburana, harimo benshi bari batewe n'abadayimoni. Ibyabaye byose muri Burundi ahangaha Imana yambwiye ngo barimo bagira ngo bapfe, ariko Imana yisha abazima ibicarana na basekuru na basegokuriza abana. Bitewe n'isengesho ukihagera wasenze, n'ibyo wibukije Imana ko uyu mugabo wawe ari umukozi w'Imana. Imana nicyo cyatumye ikora. Imana yambwiye ngo uri umuntu wa Rudimbi, ririmba indirimbo imwe. Nura mukozi w'Imana ririmba indirimbo imwe, ubundi turahita tugaruka dusengera umwigisha, twakira dushimira Imana. Murakoze. Agize vuba kugira ngo tuze gukoresha umwanya neza, kuko uyu munsi Imana yampaye byinshi byo kuvuga kandi ndabivuga. Haleluya. Abadiyakoni Imana ibaha umugisha cyane, banzaniye amazi ndamo. Narindi kwaka kubera ko iyo ndirimbe ingufu nyinshi cyane. Buriya iyo batanze n'amazi ahari manza nayo kuva hari. Haleluya. Bakunze nkoresha ingufu nyinshi cyane, niyo mpamvu mba ngenda hirya no hino no mu nzira bakavuga ati umusaza wa Roza Muhando. Umusaza wa Roza Muhando. Haleluya. Ugeze sindi musaza we. Haleluya. Bijya kuri mindimbi irakomeye. Zamuri.
nabyo bize kubarwanirira bene tukamwubahe imana muyiringire ntacyo muzagiburana intambara n'ibije ndageze muhura nabyo bize kubarwanirira irakomeye irakomeye imana yacu irakomeye itera ubwoba imirimo ikorera iratangaje yewe iratangaje irakomeye irakomeye imana yacu irakomeye itera ubwoba imirimo ikorera iratangaje yewe iratangaje Uwiteka aravuga umuntu wese unyizera kandi akanyiringira nagenda muba hafi nta kintu na kimwe kizamugeraho kimutunguye ntajya mumenyesha Uwiteka aravuga umuntu wese unyizera kandi akanyiringira nagenda muba hafi nta kintu na kimwe kizamugeraho kimutunguye ntajya mumenyesha irakomeye irakomeye imana yacu irakomeye itera ubwoba imirimo ikorera iratangaje yewe iratangaje irakomeye irakomeye imana yacu irakomeye itera ubwoba imirimo ikorera iratangaje yewe iratangaje abari ku bantu ngabari mukomere kandi mukomezanye uwitiye abarwa niye natatiwa akabaruka n'ikizi abari ku bantu ngabari mukomere kandi mukomezanye uwitiye abarwa niye natatiwa akabaruka n'ikizi irakomeye irakomeye imana yacu irakomeye itera ubwoba imirimo ikorera iratangaje yewe iratangaje irakomeye irakomeye imana yacu irakomeye itera ubwoba imirimo ikorera iratangaje yewe iratangaje irakomeye irakomeye imana yacu irakomeye itera ubwoba imirimo ikorera iratangaje yewe iratangaje igihe mufashe tuyizamure icyubahiro nari nibagiwe gushima imana kubera ko nari ndi kwihuta ubushize imana yavugiye hano ngo iduhaye pasi amen wa gatandatu umuntu yarampamagaye duhurira ahantu ampa amafaranga arambwira ati genda ugure akanyama ujye pasi zamura icyubahiro Imana niyo yanyimanye Imana niyo yakwimanye Imana niyo yatwimanye
yego Imana ishimwe cyane kandi Imana mujuru ihabwa icyubahiro. Muririmbyi araririmbye ngo Imana yaraturengeye, nawe usubije amaso inyuma Imana yarakurengeye. Tuvuge ngo amen. Tuvuge ngo amen. Kandi rero murakoze mu byo gushimira Imana, nta wabura icyo ashima. Turashimira Yesu kuko yagize neza, kandi ni byiza cyane gukorera Imana ndetse no kuyishima. Turashimira Imana. Abisirayeli bamaze kubaka urusengero batangiye kubaka urusengero rw'Uwiteka, bafashe igihe bararirimba bashima Imana, bashimira Imana. Reka dusome ijambo ry'Imana twihuse, Ezira mu bice byaho ku bice bitatu, umurongo waho wa 11. Dusome iri jambo ry'Imana kugira ngo tuze gufatikanya. Hari icyo Imana ishaka, ntabwo tugiye kwigisha, ahubwo ndagira ngo dushime Imana. Dushime Imana, kandi gushima Imana ni byiza. Inyungu yo gushima ni uko Imana ikora igitangaza. Iyo ushimye Imana, nababwiye ko akenshi gushima Imana bituma Imana iza igatabara cyangwa se ikakugirira neza, ikakurokora, ikaguha icyo ukeneye cyose wari waraburiye imbere y'abantu. Tuvuge ngo amen. Amen. Dusome haravuze ngo 11, bikiranya basingiza Uwiteka bamushima bati, erega Uwiteka ni mwiza, ni imbabazi agira n'imbabazi agirira Abisiraheli zihoraho iteka ryose. Maze abantu bose barangurura amajwi arenga basingiza Uwiteka, kuko urufatiro rw'inzu ye rugize gute, rushinzwe Imana ishimwe. Tuvuge ngo amen. Icya mbere no gushima Imana, ukayishimisha ibyo ufite byose. Abaririmbyi bagashimisha Imana, nebeli ndetse n'inanga, Kristo tukabasha gushimira Imana mu mashyi dufite, uko Imana yaguhaye gushima kose. Icyo ushimishije Imana cyose kirayinyura, Imana iguha umugisha. Aka kanya rero kugira ngo twumve umwigisha, turagira ngo tubanze dukorere Imana. N'urugendo online TV, uyu munsi twiyemeje kujya ku cyumba cy'amasengesho, icyumba kiyobowe na Karosi. Karosi ni umukozi w'Imana, ni umuhanuzi n'umuvugabutumwa. Nyuma yuko icyumba cye cyabaga kuri ADPR cya hafi babimwangiye bitewe n'ibyo twavuze, byagaragaye mu nkuru twaganiriye. Uyu munsi rero twari tuhaje tuhasanga icyamamare Nyarudindiri. Amakuru yawe umeze ute? Neza ndaho. Umeze neza? Urakomeye cyane. Ngo basigaye bakwita musaza wa Roza Muhando. Musaza wa Roza Muhando. Bande? Abantu bose. Abantu bose. Wako nabyinanye nawe, mbyina nkawe, indirimbo zanjye mbyina nkawe. Noneho najyaga ngira ngo biriya bintu byo kubyina ugakora amasiporo ubikora hari ahantu dukorera ibiganiro, ko haba hari utwatsi ari muri Charity no mu rusengero ku isima. Niyo yabana hano, niyo yabana hari nta kibazo. No mu muhanda fa kuba imbaga z'Imana zamanukiye. Ndabibonye ngiye numva ngize ubwoba, navuga ni Imana we, Nyarudindiri bura ntago ari buvunike. Kandi urareba hara mu makaro haranyerera. Waba we garagerera we. Ubu uri kumva nta kibazo ukomeye? Nta kibazo. Urumva umeze neza. Ahandi se bimeze bite? Ndaho rwose. Ndabona wishimye. Nezere ko cya kibazo cyawe cyakemutse, ariko sinshaka ko tubivugira hano cyane. Cya kibazo cyarakemutse? Icya wa wundi oya. Ntabwo birakemuka. Ntabwo birakemuka. Bana yanjye. Imana ibijyemo, kuko nanjye ndi gushaka ko nari navuze ngo ndabigufashamo, ngiye kubigufashamo. Tugira ibindi bintu, tugira ibyago. Hari umunyamakuru witabye Imana, tubijyamo. Hari umunyamakuru witabye Imana, ariko ngiye kubigufashamo n'ubundi turebe ukuntu tuzamukuvugisha uriya muntu kugira ngo ibintu byawe bigende neza, n'ujya uza kubyinira Imana uri smart. Nese zonjya kunsara kandi karirimbo ryari. Urashaka kakandi wakaririmbye kakandi? Oya yindi se kariyo mora mu bundi. Harya bayita Doruratabawe niyo twakoze. Doruratabawe ariko muranyiririmba abantu bamaze kuyimenya. Ivuga ngo iki? Twibutsiranye akantu.
mwene data nshuti ihanganira imibabaro ibigeragezo bimwe biza bigusanga abakuvuma baturiya we arapfa vuba imva bagucukuriye igiye gusibangana. Okay, rekera aho ngaho. Iyo ndirimbo nyuma yayo iyo ni yindi twagukoreye ariko nakwemereye nindi ntugire ikibazo. Cyane Ikibazo rwose. urashaka ko ngukore ngusohorera iyo bita ngo iki? Mbwira iyo ufite none hatuyibwira abantu badukurikiye. Nimba ari n'umuntu ukunda Nyarudindiri, nimba ari n'umuntu wumva ashaka ko tugushyigikira kugira ngo dusohore iyo ndirimbo zibonerwe n'amashusho. Tuzabikorane byose n'umurimo w'Imana. Urashaka ko tuzakora iyo bita ngo iki noneho? Hari abantu bakubona bamwe bakakwifuriza gupfa. Waririmbye Mbese baraguhora iki? Akarufure kavuga ngo iki? Mbese wowe baraguhora iki? Mbese wowe barakuziza iki? Mbese wowe baraguhora iki? Mbese wowe barakuziza iki? Ugendeye ku ki Nyarudindi? Wayihimbye ugendeye ku ki? Nari ngendeye kuko ira mu Mutara nyine barambwiraga ngo uzapfa nacyo wimariye nta n'icyo uzimarira, uzapfa urindagira nk'imbwa, mbese nyine wapfa ukavaho n'ubundi ko nacyo uzamara. Nuko Imana yaze kuyima rero. Hano hantu se niho usengera cyangwa bari bagutumiye? Oya, bari banumiye ngesengera ikaruruma. Ariko Nyarudindi kugutumira biba bihenze. Wabaye umuntu wabyenanye na Roza Muhando. Hari n'abandi baraye bamamagaye nka babiri ndabwo ati oya yewe njya hano bamamagaye mbere. Ntabwo uri nk'ababahanzi bamurije uyu munsi. Yego. Ariko ntabwo meze nk'ababahanzi ngo ndaririmba aka kanya ndahita ngenda ugasanga ahantu umunsi umwe aririmbye ahantu 7. Nta jambo ry'Imana yumvisha. Nta jambo ry'Imana yumvisha. Nagaruka nkora nimba ari gahunda ni gahunda. Ni gahunda. Okay, ni byiza cyane. Reka tugushimire indirimbo yawe nakwemereye tuzayikora ariko abantu bahano ibyo byose n'ubwa mbere baririmbiye cyangwa usanga baririmbiye. Nsanzwe nza bamamagaye. Ni ubuhe mwihariko wari ufite uyu munsi mu kuririmbira abantu bantu niki cyagushimishije? Ikintu cyanshimishije ni uko rwose ngera hano bakama karibo bakanyicaza imbere nyine mu kiyobozi kandi mbona biranshimishije mbonye muje ndavuga ati mwanange mwari mwaranyibagiye none tukubitanye hano burusege nakubonye mbona ndi wowe ndumva ndishimye. Ntabwo nakwibagiwe disi Abdul tuba tuvugana uriya kuri flash manager wawe oya none manager Imana yarabyanze yari inyishe yarabyanze neza irambwira ati no nakubuzize manager. Ubu nta manager. Oya ubu ni manager arigenga. Ubwo nimba umunyamakuru amamagaye agomba kuma 10,000 cyangwa 30 aho ngaho. Ufite cyano ikiri hasi ni 10,000 niko Imana yansanze. Ubundi Imana irongera ansagana none ubwa kabiri irambwa ati nkwiyamye manager. Ati ndabikwiyamye ati ndihagize nje Uwiteka. Ati magurukize baterankunga benshi. Manager n'uwiki. Yari inyishe. Tuza nkuyobore mwana wanjye. Ati nkorera mu baterankunga sinkorera kuri manager. Ni byiza cyane kandi umaze kubibona ko Imana igomba gukoresha abantu bayo kurenza ko abo twe twihitiyemo. Imana yihitiramo. Si byiza cyane rwose. Okay, ubwo nuko bimeze rero Nyarudindiri ubwo tuzongera guhura. Uriya mukobwa ngo yagukunze. Turabo bose ngo bankunze. Oya bose nabaterura. Batakuvana mu mwuka twibereye turi mu mashimwe turi hano ku rusengero ikindi cyumba cy'amasengesho cyo kwa Karusi nkuko nabibwiye abantu icyumba kirimo abantu benshi wenda ugereranyije n'ibi bihe turimo urabona ko harimo abantu benshi cyane. Nyarudindiri rero abantu yabaririmbiye nabonaga abantu bishimye ariko cyane nje nari mfite ubwoba. Narimenyereye ko wigaragura hasi muri twa ducaca twa jaride hariya nkorera ibiganiro. Ariko rero nawe mu makaro ari kunyerera. Ese kwa Roza Muhando naho watkubise siporo? Za ndirimbo ze nyine twahise tujya hasi twese tunaga amaguru hejuru ndengana nabo. Ese ya ndirimbo yo ukunda kuririmba yarayirimbye yarayibyinnye. Mwarayibyinnye? Ni nayo yabanzize gushiraho nyihagera tukira mu kanya. Ni ibintu byiza cyane rero. Hano urongera uririmbe? Nago mbizi kuri niba kongera indirimbo urongera uririmbe cyane. Reka tugushimire ku kanya gato duhaye ubwo
telefone yanjye urayifite yawe ndayifite tuzavugana dusubiye muri studio gukora indirimbo ya kabiri kandi ukomeze ugumemo neza cyane ariko wa muntu twaravuganye ubwo asaka kugira ngo nsabe ikiganiro uhe wahundi Imana irasangira ngo atumva mwana wanjye mvugane nawe amanza guha amafaranga yose 1,100 nyuma muzagira n'ikiganiro wambaye imyenda warayiguze muri amafaranga yakohereza natwaze kuvugana ahubwo ati Imana yambwiye ngo shaka ibyo 1,100 binyohereze kuri telefone mbone kuganira nawe ikiganiro iwe rero niyabyumva kumbi bivuze ko ari Imana ibimbwiye iwe arambwa ngo na abantu banshutse ndahubwo ati oya nge mvugana n'Imana kandi nge ngukeze iby'Imana imbwiye bikurikize yakubwiye ko azayaguha ngo agiye kuyashaka 1,100 yego ariko ndabigusabye nawe bimfashemo bimusisika oya neje bundi twarahuye namubwira nti ntago nzaguha amahoro mu gihe ntari nabona ko uhaye Nyarudindira amafaranga ye kandi amafaranga 1,100 ngende nguru urukweto rwiza n'imyenda myiza useneza dore bo wabyiniye Imana n'ukuri cyane rwose amafaranga ugomba kuyabona kandi Imana igumugisha cyane Nyarudindira ubwo ibindi turi kumwe kuri telefone kandi wakoze cyane amen reka nongere mbasuhuze nkuko ni nababwiye ngo turi mu rugendo rwacu umunsi twarukoze ku cyumba ni cyumba cy'abacuzi icyumba cyowe na Karosi muramuzi tuba turi kumwe buri munsi Karosi Yesu ashimwe nahimbazwe Yesu uyu munsi ni kuwa kangahe umunsi ni kuwa gatanu umunsi ni kuwa gatanu arimenyereye ko abacuzi musenga kuwa gatatu byaje guhinduka byarahindutse kubera nyine twaje gutira gusengera yego hano hantu ni he tuharangira umuntu ni Seyira ni torero rya Seyira yego Seyira iri Kimisagara nubundi ndabona atari kure ya cya hafi aho mwasengeraga kuri ADPR naje hano sinzi ukuntu nari mvuze mu kanya Gerard Aseka ni kuvuga ngo tugiye gusura rwaruse tugiye gusura cya cyumba cy'amasengesho cy'abantu ngiye kuvuga ngo birukanye nimvuze ngo birukanye muri ADPR Gerard Aseka areta avuga ngo urete bumva ko abantu bose ngo birukanye muri ADPR baza hano kandi anyway ntago Karosi bamwirukanye ariko icyumba cye nicyo kimutse kubera ubwumvikane butabashije kuba hagati y'impande zombi twabibwiye abantu ko tuzabasura kandi nawe yarabisobanuye mu biganiro byinshi yageze ariko anyway nirihe tandukaniro ryo gusengera hano no gusengera mwasengeraga mbere naryo ni ukuvuga ngo n'ubundi Imana dukoreshaga n'idukoresha yego ntabwo habonetse itandukaniro cyane itandukaniro twavuga keretse wenda nko kuba ari insengero zitangana ariko amavuta yo ni yayandi ubu bantu uko mwabibonye uyu muntu aje agenda abona abantu bamwe bari no hanze n'ibiki uko ari hato abahuzuye bigera saa 4 huzuye yego ni ikibazo cy'uko wenda atari hanini nk'uko bikwiriye kuko ndarabizi ko nara mu cyafi hari nabwo amasaha nk'aya wasangaga bari hanze ni ibisanzwe yego Karo wavuga ko iki cyumba kizamo abantu benshi ntiyababeshye kuko ngira ngo cameraman yinjiyemo imbere n'ubundi abantu bari buze kubireba bareba abantu barimo kandi noneho binagaragara ko muri gutangira hari abantu benshi bagiye kureba iki kiganiro batari bahaza ubwo turashyiraho na nimero zawe hejuru kugira ngo ba bantu bari barabuza amakuru y'ahantu muri gusengera baze kuyabona ati n'ubundi amavuta aracyari yayandi nta kintu tangaza biri gukoreka yego hari nibyo niboneye nanjye mu kanya yego n'amashimwe impamvu cyumva abantu bashima yego n'iby'Imana yakoze n'iby'Imana yakoze ko uhageze wese ahita akira nabura umubyeyi urimo gushima waje yabyimbye ikirenge ariko Imana yamaze yarangije kumukiza yarangiye Imana yarangije kumukiza ni ibintu byiza cyane haracyaza abantu bavuye mu bice bigiye bitandukanye cyangwa ubu hari kuza abantu bo hafi gusa oya haraza nabo mu ntara baraza n'ubushize twe dufite baturutse mu Bufaransa n'ubundi biracyakomeje nk'uko mbere byari bimeze hari umuntu wakumva ibyababayeho mu kwima umwanya hari mwasengeraga akavuga ati barabatatanyije bacitse imbaraga amavuta aragabanutse imbaraga mu bacuzi ubu zimeze gute ugereranyije na mbere ni ukuvuga ngo urebye ntabwo twatatanye ko gurupa abacuzi iracyari yayindi wababonye baracyari babandi uvuga ngo rero gukora umurimo ni kwakundi ariko tunavuga
ko harimo gucibwa imbaraga ntago turaba tubeshye kuko ni ishyaka ry'umurimo w'Imana mwagaragaje kuba ahantu mwasengeraga itorero ryanyu ribimo wa mwanya harimo gucika imbaraga nta bantu na bamwe mu bo mwasenganaga babaye nk'abagira imbaraga nke no kuvuga ngo byabayeho gucika integeho ntago byabura kuri bamwe ko abantu bose ntibizera kimwe kandi kuba uzi ko ufite umubyeyi wenda akakwirukana atanakubwiye impamvu akwirukanye birumvikana ariko uko biri kose turi kwitegura gusubira iwacu cyangwa se tunagume hano hose ni mu rugo hari icyizere cy'uko bizakunda mugasubira nubwo tutasubirayo twabonye umubyeyi yaratwakiriye yego Imana imuha umugisha cyane ni ukuvuga ngo uko biri kose aka kanya turaruhutse iyo tubonye ko birihenda ntabwo insengero koko zingana ariko n'aba dufite urabona ko atari bakeya ahubwo twagumiza gusenga kugira ngo inatwagure n'aha yanahagura kuko n'ahariya byakozwe n'amaboko yego n'aha rero urusengero ruzaguka ineza n'urukundo rurimo hano bigaragara ku bayobozi ba seyira bizanatuma n'ibitarakorwa aha ngaha bikorwa amen karo umuntu yavuga ngo ubu ntabwo Karosi ari mu nzira yo gukora itorero rye ntabwo ndi mu nzira yo gukora itorero kuko ndi mu itorero ikindi kandi aba bantu sinanakora itorero riruta iryo mfite kuko gusanga bagusa barahagije kuko niri ni itorero bivuga ngo rero nta rishya nzakora ahubwo ni ibisanzwe nuko dusenga nta n'ikizahinduka Imana ihumugisha Karosi cyane kandi ikomeze imukoreshe ibikwiye kandi byiza cyane twahageze abantu twagiyemo imbere twaberetse uburyo bimeze twari tuhatambutse ndavuga ni nk'umuvandimwe nk'inshuti yanjye reka tuhanyure twereke abantu banadukurikiye abantu bazi ko twagiye dutangirana na Karosi urugendo bavuga ati bamenye amakuru bavuga ati turahigereye tumenye ko basenga wenda hari abantu bari kureba iki kiganiro batari bazi ko iki cyumba gihari musenga kuwa gatanu kuva ryari kugeza ryari dusenga kuwa gatanu guhera saa moya za mu gitondo kugera saa 10 z'umugoroba saa 10 nibwo tuba dusoje iteraniro urakoze cyane Karimani guha umugisha reka tukore ko ukomeze kugaburira abantu ku by'umwuka natwe reka dukomeze urugendo rwacu urakoze cyane murakoze urugendo ruhire kandi Imana ibane namwe mu izina rya Yesu Kristo amen